Ndagushimye Uwiteka Imana nziza, ndagushimye Uwiteka Imana inkomeza, ndagushimye Uwiteka Imana ibabarira, ndagushimye Uwiteka Imana irinda, ndagushimye kuko wandinze muri no joro, ndagushima ko bukeye nda amahoro, ndagushimye ko ndi muzima, nuhabwe icyubahiro, ndagutumira amaraso yawe Kristo ankureho ikintu cyose kibe. Bahari umutongero cyangwa se umuvumo w'abadayimoni, w'abarozi, wa roho mbi wose numveho mu izina rya Yesu Kristo. Umutongero wose duca intege mu byo dukora, ibishaka kuduca intege muri uyu murimo, ibishaka kunca intege kugira ngo ndeke gusenga, ibishaka kunca intege kugira ngo ndeke kukuvuga, ibyo byose nawe bica intege. Uri Imana ijya ubica intege rega, ntabwo ari uyu munsi uri bubica intege honyine, naje bundi wabiciye intege, n'umwaka ushize wabiciye intege, byahereye kera binyereka ko ntashoboye, binyereka ko ntashobotse, bikanyereka faiblesse, ariko wabiciye intege. Wowe uhamagara umuntu, haleluya haleluya, ugahamagara Mose wadidimangaga utaruzi kuvuga. Ntago wari ubuze abagabo benshi b'inyoza bazi kuvuga, ntago wari ubuze abagabo benshi bashobora gufata mikrofone bakarangurura amajwi abantu bakabatega amatwi, ariko uragenda uhitamo Mose utazi kuvuga, uragenda umuhitamo. Uko nuko ujya ukoze isoni abahanga, ugashyigikira abaswa, ibyawe ngo wabihisha abahanga ukabisobanurira abaswa. Uri Imana ihamagara bamwe batakekwaga, bamwe tutari tuzi, abo sosiyete itiyatandagabo ukabahamagara. Iyo ubahamagaye rero bahura n'ibibaca intege, bahura n'ibibaca intege. Hari abatubwira ngo ntituzi kuvuga, ntituzi gusenga, ntituzi kubwiriza, ntituzi gukiranuka, ntago dukijijwe, ntago dusengera mu idini riniri, twakagombye kuba dusenga uyu munsi n'uyu, twakagombye kuba tubikora gutya na gutya, bakaduca intege. Ariko ibyo bica intege Uwite uyu munsi ngiye kukwereka kugira ngo nawe ubice intege. Dayimoni uduca intege muri uyu murimo, umuca intege nawe. Dayimoni uturwaniriza muri uyu murimo, nawe umurwanye mu izina rya Yesu. Abatubuza gusenga bakaduteza ibitotsi bya nijoro, washaka kwegura umusaya ibitotsi bikaba byinshi, washaka kuvuga ukumva wapa umutwe uraremereye, ibyo ni ibicane. Ibyo byose umuriro w'Imana ubitwika, ubica intege mu izina rya Yesu. Ibicane bye bitubuza gukiranuka, bikadukoresha ibyaha, ibyo byaha bikatugenda bikatuzonga, bikatumaramo amavuta, bikatumaramo imbaraga z'umwuka wera. Ibyo byaha, abadayimoni b'ibyaha, Uwite ndakwinginze bakubite, bakure mu buzima bwacu, bakure mu buzima bwanjye, ubamenesha amaraso yawe, abasohoremo Kristo mwiza, abankuremo. Ndashaka kuba umunyembaraga, ndashaka kuba umuntu wizera nka Kalebu na Yesuwa. Ntabwo nshaka kuvuga nk'ibyo Abisiraheli bagiye gutata i Kanani bazanye bavuga, baje baca intege abandi, baje bababwira ngo bahabonye ngo abagabo banini cyane, ngo b'abanyamaboko, ngo imidugudu yaho ikikijwe n'inkike nini cyane, ngo kandi babonyemo n'abanaki b'abagabo banini cyane bafite amaboko. Mu izina rya Yesu, ibyo bikangisho batubwira ngo ntituzabibasha, ntituzagerayo, ntituzabasha gukora ngo byemere. Ababikoze byarabananiye, abacurujirije muri no karisiye byaranze, abagiye muri kino gihugu bari kuharirira. Ibyo ni ibikangisho bya Satani n'abademoni. Turabitwitse mu izina rya Yesu, tubiroshye mu muriro w'Imana. Ibicanege tubiroshye mu muriro w'Uwiteka Imana Nyiringabo, ibitunaniza tubiroshye mu muriro w'Imana Nyiringabo, ibitubwira inkuru mbi tubiroshye mu muriro w'Imana Nyiringabo, abatuzanira amakuru mabi adakenewe mu buzima bwacu, kugira ngo tutatera imbere, kugira ngo tutagira ikintu tugerageza gukora, kugira ngo aho twari turi tuhave, kugira ngo ibyo twatekerezaga gushinga mu buzima bwacu by'imishinga tubireke. Ayo magambo n'abayazana mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka Imana Nyiringabo abafunga umunwa mu izina rya Kristo. Ayo magambo arangire, ashirire, atagaciro, abe
expire mu izina rya Yesu. Ubwoko bw'Imana dukomeze, ubwoko bw'Imana dukomeze, tugomba gukomeza. Niba Imana yaravuze ngo tuzaba Kanani mu gihugu cy'amata n'ubuki, ntabwo imisozi miremire ihari izatubuza kugituramo, Uwiteka Imana azayiritura. Niba Imana yaravuze ngo tuzatura i Kanani, turye ibiryo byaho, tunywe ibyo kunywa byaho byiza, ayo mata n'ubuki tubinywe, kandi ngo tuzarya imizabibu yabo, tuzatura mu mazu yabo. Niba Imana yarabivuze ikadukura mu Egiputa ikatuzana mije kutujyana muri icyo gihugu, ntabwo abanaki bazatuza kugituramo. Oya, abo banaki turabatwika, turabamira bunguri nk'uko Yesu yabivuze, turabajya nk'aburyo ubugari nk'uko Yesu yabivuze. Mu izina Yesu dufite kwizera nk'uko Kalebu na Yesuwa. Ntabwo dutinya abanaki, ntabwo dutinya abarozi, ntabwo dutinya inkuru mbi z'abatasi bajya gutata. Oya, twinjirira mu buzima tutanabahamagaye, baje kutubwira ibicamugongo, abo ngabo ntabwo tubatinya, ceceke mu izina rya Yesu. Tuza aho tujya, abatwinjirira mu ngo baje kutubwira amakuru mabi, amakuru adakenewe kugira ngo ingo zacu zisenyuke, abo ngabo tubaciye amazi, turabahinyuye mu izina rya Yesu, turabasetse. Ingo zacu zigomba kubaka mu izina rya Yesu. Abatwitambikira hagati y'abakunzi bakababwira amagambo kugira ngo babace intege, batwange, tubatesheje agaciro, tubashyizeho umuriro w'Imana, bashye baceceke, ibyo bavuze byose bibasubirane mu izina rya Yesu. Abaza kwitambika hagati yacu n'ababosi bacu mu kazi bakababwira amagambo mabi kugira ngo batwirukanishe mu kazi, ayo magambo y'urushyanege, ayo magambo atuvugaho ibintu bibi, ayo magambo natwe adukomeretsa, turayaburijemo, turayakorofye, turayakubuye, turayahushye. Fire mu izina Yesu, turayahushye. Turohereza amagambo yose y'urucanege yavuzwe kontreno, yavuzwe mu buzima bwacu, arayatubwiwe n'ayabwiwe abandi, ariko byose agamije kutubuza kwinjira muri Kanani yacu. Tuyarunzeho umuyaga w'Imana uyahuhe mu izina rya Yesu. Ayo magambo aguruke, ayo magambo aducine yakatubuza kwikorera umushinga, umuriro w'Imana yatwika, umuyaga w'Imana yahuhu yajyane kure mu izina rya Yesu. Afata ubusa mu izina rya Yesu. Abo batubwira ngo uhuya ntago twajyayo, abo ngabo batubwira ngo huya ntago twajyayo, ngo huya ntago wakwimuka, huya ngo hariya ni wahakorera, ngo uyu n'umuntu ntimwashobokana, kandi ari amashyari yabo, kandi ari ubugome bwabo. Mu izina rya Yesu turabyanze mu izina rya Yesu. Ntabwo twibona nk'inzige imbere y'abantu, ntabwo twibona nk'inzige imbere y'abarozi, abo banake ngo barebare, turi barebare kubarusha mu izina rya Yesu Kristo. Kubw'ijambo ry'Imana ari muri twe, turi barebare kurusha abarozi. Kubw'amaraso ya Kristo ari muri twe, tufite ijambo kurusha iry'abarozi. Kubw'imbaraga y'umusaraba ikorana natwe, turakomeye kurusha abapfumu n'abashika n'abashitikazi. Mu izina rya Yesu niko tumeze. Ntago badutangira, ntibishoboka, ibyo batwoherezayo ntibidushobora. Twebwe dufite ijambo arakasira takara, dufite ijambo riruta ayandi magambo yose, ijambo ry'umusaraba ricecekesha ayandi, ijambo ry'igorogota ricecekesha ayandi. Dufite Yesu ufite ibyo yatuvuzeho, ibindi byose muvuga biduca intege, bifata ubusa, andi magambo yose muvuga burizwamo. Mu izina rya Yesu niko tumeze, ntidutangirwa, turi irimite. Haleluya, we are unlimited. Ntabwo dutangirwa, ntabwo ducika intege, ntabwo tunanizwa. Oya, Imana yadusezeranyije ibyiza, tugomba kubigeramo. Kristo yadusezeranyije umunezero, tugomba kuwushyigamo. Imana yadusezeranyije ingo nziza, tugomba kuzubaka. Yesu yatubwiye ko tuzagubwa neza aho tuzajya hose. Ni mpamvu mu kazi tugomba kubona amahoro ahantu hose turi. Imana yaduhaye umunezero, tuvuga ngo aho tuzagera hose hazaba hacu. Igihugu cyose tugezemo kigomba kutwubaha, kikaduha agaciro, tukagikoreramo neza mu mahoro no mu mudendezo. Imana yaratubwiye ngo izagendana natwe. Uwiteka Imana ari kumwe natwe muno rugendo, ntago dusubira inyuma. Rero ibitunaniza ntago byadushobora. Abanaki turabamira bungura, abarozi turabatwika, abapfumu turabashwanyaguza, imbaraga z'abadayimoni turazimenagura, turafatamiri ibishaka kuturwanya byishyira hejuru. Mu izina rya Yesu turaburiza imigambi ya Satani ndetse n'imbaraga ze zose, turaziboha, turazikandagira inzoka na sikorupiyo, turakandagira mu izina rya Yesu. Kalebu na Yesuwa turakomeza.
karibu na Yesu wadufite imbaraga, hari karibu uri hano, hari Yesu turi kuvugana, muze tugende tuzamuke tujye gufata igihugu cyacu, twinjire mu masezerano, twinjire mu kimana yaguhaye. Niba hari ikintu umaze iminsi usengera, niba hari ikintu umaze iminsi usaba Imana, ntihagire ikintu kigucira intege ngo kikwereke yuko kitagishobotse, ngo kikubwire ngo hari imbogamizi. Izo mbogamizi n'urucanege afronte twa genda ukubite mu izina rya Yesu, genda ukubite iyo misozi, izo nkuta ziyere kuzibomore, uzenguruke karindwi n'iryo banga. Bakarebu na Yesu iyo bageze aho ngaho muri izo nkuta ngo ndende cyane, barazengurukana, amakondera bazengurukana, baririmba bazengurukana, bashima Imana bazengurukana, amasengesho bazengurukana, kwizera bazengurukana, ijambo ry'Imana bazenguruka, batekereza ko Imana ari umutsinzi, bazenguruka bavuga ngo Imana niyo yampamagaye, bazenguruka bavuga ngo Yesu yarantoranyije, bazenguruka bavuga ngo turi abatsinzi ndetse no kurushaho, bazenguruka no kwizera. Rero zenguruka uwo musozi ukuva imbere, zenguruka ayo magambo aceceke, zenguruka, ntutinye, ntusubire inyuma. Oya, inkuta zijya zisenyuka nazo twarabibonye ko n'abana bacu baragenda turabatsinda. Uyu munsi wa none ibiguca intege byose mwizira Yesu bishyire ku rutoki rwawe, uvuga ngo ibiguca intege byose. Dayimoni w'urucanege muhuhe, nta kintu ashoboye. Dayimoni w'urucanege baba ari abantu benshi, mu bantu 12 ubonamo 2 bonyine bakubwira ibyiza, abandi 10 bavuga ibibi. Abo bavuga ibibi vuga ngo mu izina rya Yesu, vuga ngo mu izina rya Yesu, bakuvire mu nzira, bakuvire mu rugo, bareke kuba inshuti zawe. Nta bagenama nk'abo ukeneye, nta nshuti nk'izo ukeneye abantu bakubaha, ikeneye abantu bakubaka. Mu izina rya Yesu Imana iduhuze n'abakareho na Yesu, Imana iduhuze n'abantu bafite kwizera nk'ukwacu, Imana iduhuze nabo tuzagiriraho umugisha, Imana iduhuze n'abazadufasha kugera muri destiny zacu, Imana iduhuze n'abantu bazatuma amasezerano yacu asohora. Imana ibatuzaniye umunsi wa none, Imana baduhe mu izina rya Yesu, abatubwira amagambo meza, abatubwira ko bizaza, abatubwira ko bishoboka, abatubwira ko tubishoboye, abatubwira ko badukunda, abatubwira ko turi beza, abatubwira ko tuzubaka ingo nziza, abatubwira ko turi abahanga, abatubwira ibituma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Niwe dukeneye. Abaza kuduca intege ngo ntabwo tuzabishobora, fire mu izina rya Yesu, fire katika jina la Yesu, fire. Uyu munsi wa none turabyanze. Fata shifo yo mu bwami bw'Imana, uze dusibe. Fata shifo dusibe ibintu byose bibi byaduciye intege. Fata shifo uyitrampe mu maraso ya Yesu, nurangiza iyo shifo. Haleluya. Shifo rega ndi kukubwira n'umwuka wera. Fata umwuka wera n'amaraso ya Yesu, uze tujye gusiba. Dusibe, uzenguruke ku muntu wese uzi wakubwiye ibintu bibi, ndetse uzi n'utazi, ugenda usiba, ukoza ku munwa, usiba ibyo yavuze. Bisibe mu izina rya Yesu Kristo. Irwo rucanege ibintu bakuvuzeho mu bantu bikakubuza opportunity, bisibe. Ibintu babwiye ababosi wawe bakateranya nawe, bakaguteranya nawe, bisibe. Ibintu babwiye umugabo wawe, umugore wawe, bisibe. Ibintu babwiye abana bawe, bisibe. Ibintu bagiye bakavuga mu rwihisho, bagatongera, bagaterekera, bakaraguza, siba. Kura urucanege mu buzima bwawe, kura inzitizi z'urucanege. Urucanege ni umwuka mubi, utuma utageraho kandi wari ugiye kugerayo, utuma utishima kandi wari ugiye kwishima, utuma udatunga kandi wari ugiye kubona amafaranga menshi, inshuti zikuvaho ku munota wa nyuma. Siba mu izina rya Yesu. Imana ishimwe kuko wasibye, Imana ishimwe kuko wasibye kandi byasibamye mu izina rya Yesu. Shima Imana uyu munsi wa none. Turashima Imana yaturinze, turashima Imana yabanye natwe iri joro, turashima Imana iduhaye umunsi mwiza. Yesu ugendane natwe, ubane n'uyu mupapa n'umumama n'umusore n'inkumi, twese